déclare ouvert les travaux du Forum africain de l'eau. Vive la coopération internationale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. muri Chad ubu nta visa guhera ku itariki ya mbere kwa mbere 2027 kuri buri munyafrika wese. Iyo ni inkuru muzo tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi Chad nkuko mugena mubona muri video yakiriye abakuru b'ibihugu bya Afrika. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi ba perezida bagiye batandukanye, aba perezida wa Benin Romualdi Wadanyi, perezida wa Mauritania Mohamedi Ould Cheikh Eri Ghazouani yarahari cyane, perezida wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema, akaza kandi n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, haba uhagarariye perezida wa Togo, perezida w'inteko ishinga amategeko Profeseri Komi Selomu Klasu nawe yarahari cyane. Ni aho bakiriwe mu murwa mukuru wa Chad, murwa bita N'Djamena, habereye inama ikomeye yahuje abayobozi batandukanye baturutse hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Uku guhura kw'abayobozi kwari gufite akamaro gakomeye mu gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afrika no kuganira ku cyerekezo cy'umugabane. Mu ijambo rye perezida wa Chad yatangaje icyemezo cyashimishije benshi cyane. Yavuze ko guhera ku wa mbere Mutarama 2027 abaturage bose b'ibihugu bya Afrika bazajya binjira muri Chad badasabwe visa. Ibi bivuze ko umunyarwanda, umunyekongo, umunyakenya, umunyagana, umunyanigeria cyangwa undi munyafrika wese azashobora kujya muri Chad atabanje gusaba uruhushya rwa visa nkuko byari bisanzwe. Ni impinduka ikomeye ku buryo abantu bagenda ku mugabane wa Afrika, n'ubundi cyemezo gifite uburemere cyane kuko mu myaka myinshi ishize abanyafrika benshi bagiye bahura n'imbogamizi zo kubona visa mu buryo bugiye butandukanye. Hari aho umuntu yasabwaga gutanga amafaranga menshi, aba gutegereza ibyumweru byinshi cyangwa amezi, ndetse hari naho yaburaga uburenganzira bwo guhabwa visa nta mpamvu inasobanutse ihari. Ibi byatumaga ubucuruzi, ubukerarugendo, uburezi ndetse n'ishoramari bidindira cyane aba hagati y'ibihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Iyo igihugu gifunguye imipaka ese ku banyafrika urumva ko baba bafunguye imigenderanire mu bice bitandukanye, ndetse hakanabaho kuba ubucuruzi bwakoroha, kuba bakorana by'amashuri n'iki byakoroha cyane. Ndetse buriya n'igihugu gifunguye imipaka gutya ku banyafrika kiba kigamije koroshya urujya n'uruza no guteza imbere ubukungu. Mu myaka ishize umuryango wa Afrika yunze ubumwe watangiye gushyira imbere gahunda yo koroshya urujya n'uruza rw'abanyafrika n'ubundi imbere muri Afrika. Intego nuko Afrika yagira isoko rimwe, ubukungu bumwe, ndetse abaturage bakabasha kugenda no gukora ubucuruzi nta mbogamizi nyinshi. Ibi kandi bifitanye isano n'amasezerano y'isoko rusange rya Afrika agamije kongera ubuhahirane hagati y'ibihugu byo ku mugabane wose wa Afrika. Ushobora kwibaza ngo ikintu cyiza kuri ibi ni ikihe se, niki cyafasha n'ubundi kuba ibi bibaye, ni nuruhe ruhare rwabyo ndetse n'izihe nyungu zabyo muri rusange. Ni ukuvuga ngo abaturage bagenderanira mu bwisanzure, ubucuruzi buriyongera, abacuruzi bashobora gushora imari mu bihugu bitandukanye,
abakerarugendo basura ibindi bihugu, aho n'amadovize yiyongera. Abanyeshuri babona amahirwe yo kwiga ahandi, ugasanga n'umunyarwanda agiye kwiga muri Chad, aka kanya niwe yamaze kubifungura, ndetse tugomba no kwitega ko n'ibindi bihugu bya Afurika bishobora kuzana byo kuba byafata umwanzuro nk'uyu. Abashoramari b'amasoko mashya, amasoko mashya yaraboneka cyane ku buryo bworoshye, kuko niba ubundi kugira ngo amasoko yaguke abaho kugenderanira, niho ibintu bigenda n'ubundi muri rusange. Ibi byose bituma ubukungu bw'ibihugu buzamuka, ndetse ntagire n'igihugu cyaba cyasigara cyane muri uru rugendo. Icyemezo cya Chad cyo gukuraho visa ku banyafurika bose guhera kuwa mbere Mutarama 2027 ni imwe mu ntambwe zigaragaza icyerekezo cyo kubaka Afurika ifunguye kandi ihuriweho n'ibihugu byose. Nubwo bizasaba gukomeza kubungabunga umutekano no kunoza uburyo bwo gucunga imipaka, iki cyemezo gishobora gutanga umusanzu ukomeye mu guteza imbere ubuhahiranire, ubukerarugendo, ishoramari ndetse n'imibanire myiza hagati y'ibihugu bya Afurika. Ikibazo nakubaza, uhura bibona ute se iki cyemezo hari cyo kigiye gufasha abanyafurika bose muri rusange? Ubwo ni gihe nyine cyo guduha ibitekerezo, nawe ukajyaho muri comment ubundi ugatanga igitekerezo cyawe uko ubyumva, ndetse nkwibutsa no gukanda subscribe hano kuri The Quick Times News. Reka ngushimire cyane wowe ukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizere ko umeze neza kandi Imana ibane nawe mu byo ukora byose. Yari Ivan Lucky Nshimiyimana.